ni ucyo oya wakomera umereza igikombe uraba rwose ubikoze neza ambwiye ko uri hafi kuvamo umugabo rwose uzanyuza nuko ntibara ko umpesera icyubahiro mwana noneho mu gitondo umenya buri buke ntambuka neza urashyize ku mutwe ngo hari ntanawusengeye ariko ngo hari ni mwinshi kandi uragutse bamanze rero ndabona rero birangiye no kubaho gutyo rero ngomba kujya nkajya kwisangira amafaranga nakubwiye ko utagomba kwiheba ariko Kigali nzajya Kigali uzajya ejo nzajya no kuyihebye ndagayandi zamuka zanjye nambaraga barashaje ubundi uzagenda ngo ugure yapantaro uzayabura yo mfite ahantu nzakura kugira ngo ufite mva mu buzima ahubwo ndi inkweto ko burya buri muntu wese azaza kubona kigera wa muhungu wa nyiramiroho rwose bakize Kigali ngo mwana ariko uzajya ugenda mu muhanda neza numva ngo ari amapikipiki ngo imihanda yose bya bintu by'amatara biba byaka ku muhanda ngo baza ngo kwitegereza ngo mbere yo kwambuka ngo mwana uzagende neza nazakugora Imana nigufashe mwire ndebe ko naze gukira ni vuba wanyweye umuti ubu nizeye ko ugiye gukira kumva wowe utangiye kongera mu ko se muhungu umva se manjye sinkeneye guhuza nanjye nyine birangira ahangaha mu kazi kawe garukiramo mu kazi kawe se wajya utuza mwana se noneho ko mbona ari igisazira babuja nawe tuba turi kuba dushyamana n'ibiki uriya mukobwa nawe kumufatisha ni ikibazo se noneho bizagenda bitera ariko nanjye ngiye kugerageza mbyitwaremo neza kabisa ningura iyo pantaro ubona nkamera nka mama Kigali bagenda bambaye ya pantaro ijya hano mu kibuga ngo ni pocket za poketesha muhungu wa na poketa wabanguriye kuzangureze neza amaforo ubwo utazapoketa rero nanjye nzagenda nido umuhungu wanjye yake ya mutima rero usaba no kuba umuntu yaribye wumva hari aho kuze sura uratekana ariko nanone nushaka kuruka ntuvuga kuri uyu musambi wacu kuko wabonye ko ari mushaka ubundi narabuguze ngo tutazongera twongera usigaye ukurayo amafaranga reka muri iyi minsi Imana irimo iranyibuka tubizi ko duhora dusenga muri iyi minsi Imana iri kutwibuka ni nayo mpamvu ugiye kujya i Kigali ibi byo none uyu munsi nabaye bwasamutse neza kasi ukora akazi ka kwisi ntabwo usase uje kumfasha kugira ngo bitagenda ute ndarasa agahanga gakandishe ni birebire utagira singiye nari ntegereje ngo nabwo ikintu ugiye kumbwira gusa nari nahasoje iki yarahe kuba ndi gukurikirana ibyo mu gikari nyine ni akazi nyine ngiye kuvugisha sekirite nyine mubwiye ko ntagikeneye guhura nawe ubisoma ukagira se umukatira se yawe kugira ngo neza ikibazo n'ibyo afite biba binishe kumangura mu nzira hakiri kare ako ndumva kumukatira atari cyo gisubizo nyine wenda mwaciringa gakeya kugira ngo bigende ute ntahakoringa wahita umushimiriza ako kanya namubwiye nshishije amata ntabwo nakitegereje kandi ko naganga kabyimbye urumva niba kakubyimbiyeho turi kumwe ubwo we kari kameze gake ntukansebye ko bayi ntabwo njya nkomeza ibintu nyine bigenze gusa nyine iyo muri izi nyine gusa ko mbiseye kugira ngo atazamenyera erega mbaye nayo nafite ibibazo byinshi nta mwana wa bose se shahu ni danje nyine ni ngombwa mpamye kukumenyera n'akazi kamerewe nabi hano iminota mikeya kakarangira nyine naba nicaye umwana ngajyayo aribyo papa yari atuye ngo yari nyine hari n'igihe twahura kugira ko utagomba kumbaza nta kundi reka tubirekere wowe uzagende muri Kigali yo njya numva ngo habaye amatara
ngo n'inzu izenguruka ngo gutya muzahura ntabwo zizenguruka byazo ese wenda yabaye n'umukire cyangwa yabaye na mayibobo ntukajye umubwira yabaye umuntu gahinda kabari nta kundi mama reka tumureke tumuveho ubwo nyine nimba ugiye guteka reka n'uburyo nirambye kandi guteka ibyama ndabona ujya wumva yuko ndi kumwe nawe kandi imana nayo iri kumwe natwe ujya wumva bavuga ngo babiri bahuje umutima ngo imana irabasanga ndanumva rwose mwana wanjye komera uyu bukugira n'agasenda aho ni agasoromero kuri iyo ngiyo nako ndagateka mwana wanjye ka kamurari nabyo mu bugesera bigeze ku mafaranga menshi kandi nashaka kujya mbiguraho gake gake nkayobora umukomisiyoneri bimeze bite hagarara aha ngaha yicara aho ngaho rero ndashaka kugira ngo mwembi sibyo mwembi uko muri babiri umva sheri reba hano mwembi uko muri babiri ntabwo nshaka kuzongera kumva amatiku yanyu n'ubuntu bw'ubudodo habe na gatoya turi kujyana uhera kuri wowe wubaho kandi uyu nguyu nawe kubaha ibyo abanyagasuzuguro ke nyine nicyo kintu ntababwiye ngo ayo magambo sinyashaka ntabwo nshaka kongera kumva mwagize ute mwashwanye turi kujyana aho wowe iyo urebye ubona murenganye aza gutuma mvuga nabi kandi muri mudu nziza sibyo hari abakobwa bahora bambwira ngo kujya kwikorera amatafari ibintu iyi myaka ngize sinzi n'aho ibyo bintu by'amatafari bibera ubu se koko mu rugo bagihari ibi bintu sinari mbimenyereye ubu se ayo matafari noneho ndajya kuyikorera iyi miruho koko ubu ndayishobora ariko se nta kundi ntabwo bazaba bahaha bonyine ngo babe ibiryo nanjye niriwe nicaye cyiza ni uko najya kubareba rero nkababwira ko mbyemeye nkajya kwikorera amatafari niyo ntacyura senyisa ntabwo haburamo n'agafu k'igikoma uko bimeze ubwo reka nze mbarebe ndabyiza tubyihorere ibikurikiyeho rero ugende wavuye kuzana ibyo kurya navuye mbazanye none se ubwo kuba wanatemba uzajya gusenga ryari ku cyumweru uzajyayo ndashaka kujya njya gusenga we narahindutse ni ukuri ubona ntakubereye mwiza wiki ubwo nutangiye kubyimbya umutwe kubera yuko muramukazi wawe yaje tubyihorere icyumweru ufite gahunda yo kujya gusenga abandi bagore bajya mu masengesho ntukeneye kujya mu masengesho waba wicariye mu rugo ukeneye gukoresha inzara gusa reka tubyihorere icyiza rero icyiza ni uko iyo umenye imana wa mugabo bita Theo si umuzi wa mugabo bita Theo ujya ugenda kwigisha ariko se ko ari umugabo oya ari umugabo ariko afite umugore sinzi uriya mugore wiwe nyine niba nawe ajya asenga ajya mu bintu by'imana ariko ejo nimerutse kumva yuko abaturanyi barimo bavuga ngo abantu barashwanye simbizi ukuntu ibintu bimeze badashwana se bundi abarara mu nsengero sinumva ngo nibo barara nibo zirara zishyizemo nami ntabwo nzi ahantu yagiye kabone kujya mu kazi rero mvuga ngo umusaza we yenda kuza kandi ngiye muri salo ndumva umutwe w'ikibona umusaza we uriya se aramugira mutoya ntacyo byiza ibintu byaba imbere urumva ari akasa n'uteka nigendere akunywa amazi menshi birashira nyine tu rero uri kubyumva ku cyumweru nawe uzakare tujye gusenga ibintu by'amatiku yawe ntabwo mbikunda mwese ndashaka kubajya genda gake fani ibyo ntabwo mbishaka wabyumvishije utazajya utuma mvuga nabi kandi bitateguye ku cyumweru ni iki yego rata ku cyumweru ni iki ndekura mo ndakubwira yuko ku cyumweru ari kujya gusenga wowe nubyumva wowe turabona n'ingaruka ariko mana ubu se princess koko atari no kwemera ko tujya gutunda amatafari tuzabaho gute koko ubu koko neza biranze yanze kubyemera ariko mana ubu watujijije kuki utaduhaye kumera nk'aba bana duturanye rero iwabo ukuntu babayeho neza naho twebwe ubuzima bwaranze mana kuko hari indi ibitekerezo bya princess
akabyemera tukajya gutunda amatafari ntitukiga bizagenda ute ko kwa mana umuvumo ahari menya baranatuvumye biranze biradukurikiranye gahinda ntikica koko ndetse mukoye kutambwiye amakuru ya mukecuru ameze ati kuza wijumbaraje ngisenge ngo nasuzugura bambwiye ngo ngusuhuze batangiye kumbwira nawe utararara nijoro na rimwe uze nurara ijoro rimwe mana yanjye biraza kugenda bite bize gusenga kubera yuko waje se njyewe ubateza amatiku cishwa wava genda urebe hariya mu kabati urebe amakaro nari muyatetse ntari wenda cyajya kinduhura kari agacucu k'agakobwa noneho bagaruye amana yanjye n'agasuzuguro kagira nzaba mbarirwa ibyanjye mana ubu buzima ntabwo bworoshye nshuti sha mbonye nta yandi mahitamo pe iyo wafashe umwanzuro cya gahunda ni ukujya kwikorera amatafari yewe urakoze cyangwa se kubona ndi n'umwana nta naho bamikiye de basi n'izunge bakima tureka mukuru wacu kandi nawe ngo nta hantu yajya tutajyanye ubu se koko ubu nawe aba yigiriye gusenga nawe nta kindi yakora tutaraza ryari ntituzi n'igihe arazi ari buze ahubwo natwe tube turetse uze mu gitondo gahunda mu gitondo ni ukujya kwikorera amatafari ahubwo tubanze dukore imirimo nyine tubone kujya kwikorera amatafari kugira ngo wenda niyo mukuru wacu yazasanga hari ibyo twakoze ubwo mana ariko reka nkubwire Prince ubu buzima ntabwo bworoshye Imana izahindura ibi ryari ariko mba mbona byaratinze ni ukwihangana ahubwo reka tugende tureke no kumara ubwo se ugiye gukora iki wowe na njye ndabona ngiye koza ibyombo sinzi nawe icyo urabukora ubwo reka nanjye njye kuba nkubura imirimo igenda irangiranye ntabwo rwose ndabona ari kunanirana imvura yaraguye irabyangiza yewe gacuzi we ndakumva meze ute nyabuna ni amahoro masa ariko aha si urutoki rwawe ko ndi kubona wagira ngo habayemo akabazo ra oya ni imvura yaguye irarwangiza n'urubura ariko numvishe ngo ni Rwanda ngo yarabyishe yarakomera cyane komera aha kuyahazonzera yarazonze rwose urimo urarukora ariko rumeze neza oya kuhahora ni iki mu minsi ya mbere se si rwari rurunze sha umugore ari kuntekereza agacupa ashaka ari agatoki ariko nyishyika hano ahangaha nabonye utu dutoki twawe rwose nubwo gafite ikibazo reba nk'ako ngaka oya ariko ntarebe uko biri rutwaye iki se ahubwo ko mu minsi iri imbere ruba rumeze neza cyane umugore rero namutumye udukaroni ndavuga ntiwaza kureba agatoki kwa nuzara kwa gasizi kabura urayampaga ndayaguha urayampa kageze kuri angahe se ubu nk'aka ni yaraheze ku isoko ibintu none se ubu aka ntabwo ari nk'ikamwa ka gatoki bavuga ngo ni nka zikamwa aka ni nka zikamwa tukagiramo na nyabigoro kariya ariko binini njagi numvishe shangwa hari n'udutoki ngo twitwa ba bakobwa babandi bataye umuco ko akagira imana bataye udutoki tw'indaya nyine twitira n'abakobwa bataye umuco sha abana b'iyi minsi se bazamenya umuco ko wagendaga ariko se ko mbona wajya waraho ubu byarasenyutse byagenze nibyo mba ndimo nyine ngenda nkora n'amatungo kugira ngo dusasire mbone agafumbire rero akaniburamo bitanu mbere nkatsitsimure nkashyira aha rwose wowe wanjye nawe yari yambwiye ngo singarateka udukaroni kubera icyo nzi ko habarinda nuko yahagera ku bahageze mushiki wanjye yashatse mu mbyeyi cyane kabisa wanjye ubundi n'urwaye nanjye nzahava yumvise wumva ndahaba ari byinshi cyane nuko habaye se ubwo ahubwo ko wagira ngo nta nabaye ndirama undi uburyo mumuriza sha ongera urumbire nanjye mbikubwire duhamirize siko dukundana
ninjye wawe. Sinzi gukomangara. Ni karibu. ubwo rero ibyo utivugisha iby'urukonjo kandi nguhaye ingogo y'igitoki sha ariko se uru ruhu ruzi ko igama kitakwangiza n'ingogo kwishe gakite none ariko rero utu dukageza umuhinzi nibyo mbamo ibi bintu gatemo kanshira hasi nkajyana ariko se ibintu nibyo niberamo njyewe kuva na kera rwose ariko nabonye mfite abakozi b'abakobwa gusa niro kankwaza kari kacitse naho se cyane se mama urabona ibintu byarahenze ku isoko ariko nuko ari akanyarwanda naho ubundi ntabwo bitanu ntabwo bya kizungu batera inuzi inshinge bakarwusa ariko se indyo y'umunsi karabamo umutamiro indyo y'umunsi y'ibingana gutya ndetse ko nabonye n'umugore wawe arikije namutse wakunze ariho yatira ibirayi biraha none se ariko umugore wanjye ubona atari umusirimu no akunda ariko nta bitanu kanganya n'inkoko pe oroshya banze nteme n'ibi itazanyangiri riza urutoki nese ndogo wawe nawe nageze hariya arambwira ngo shika ahangaha nibara kuyicara biba byoroshye wa mugabo amaye nkatse gahunda ni ukubitoga neza amaye nk'ariko sha uzi ko wabaye umuhinzi mworozi kuko urutoki ndabizi njye nibyo mbamo nakubonaga buriya wigenda no mu makositimu uri n'iwawe byose turabi Ndebe mbona asanga ari aho nziza da. Kanya no kumureba atanabiteka nabi umugabo akabyanga dore yuko abantu b'iyi minsi yanabikorera ubushake. Nungara surahaye ko ntawamenye kuyishyira mu cyumba cy'abashyitsi icyumba cy'abashyitsi mugwaneza ubu cyose ko numvisha mamaga komera amakuru y'umuntu se wakire na urugibye wayifasha ntabwo bayeza oya nayirenze habayeza kabisa oya nayirenze nyine ibintu se bimaze iki iki ibintu bimaze iki